mumaze kumenyera umunyamakuru Hariyana Velas, umunyamakuru w'umunyangora ukorera muri White House ukomeje kwibasira u Rwanda, yanga u Rwanda urunuka ndetse akaba yarahawe impano ikomeye cyane. Amakuru dufite nuko iyi mpano ishobora kuba irimo amafaranga y'ibanga agera ku 100,000 by'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bijyanye nuko turi buze kubasobanurira ibyiriya Bibiliya yahawe uyu munyamakuru. Uyu munyamakuru rero akaba yakoze uruzinduko rukomeye cyane, akajya ku biro kuri Kongre, aho Kongre ya Amerika ikorera Capitol, akajya mu biro bya Chris Smith, umwe mu badepite bakomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. N'ubundi yaherukaga gukoresha interview yensista amuganiza amubwira ati u Rwanda muzarufatira ibihano, bimeze bite? Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizafatira u Rwanda ibihano, bazakora iki kugira ngo ingabo z'u Rwanda zive muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Yamwemerera rero ko baganira, amusanga mu biro bye, bagirana exclusive interview yihariye, aho bagarutse ku bintu bikomeye cyane. Mu by'ingenzi rero bagarutseho nk'uko tugiye kubigarukaho n'ibibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ngo Washington itekereza ibihano mu rwego rwo guhagarika ihohoterwa. Ngo bimeze bite? Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo ziratekereza gukoresha ibihano byihariye kugira ngo zifashe guhagarika ihohoterwa rikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mwanzuro ukaba wongeye gushimangirwa kuri uyu wa kabiri tariki ya 9 Gashyantare na Chris Smith, perezida wa komisiyo nto yo muri Kongre ya Amerika, mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru Hariyana Velas ufite uburenganzira bwo gukorera inkuru muri White House. Muri ayo magambo uwo muyobozi w'umunyamerika yashimangiye ko ari ngombwa guhagarika ubwicanyi no gutuma umutungo kamere w'igihugu wungukira mbere na mbere abaturage ba Kongo. Yagaragaje ko kuzamura imibereho myiza y'abasivile ari imwe mu ntego nyamukuru z'ubwitange bwa Amerika muri ako karere. Magambo ye yagize ati, President Trump, who gets it and cares deeply about all of your welfare. We want to stop the killing. We want turi gukorana uko dushoboye na Perezida Trump, usobanukiwe neza uko ibintu bihagaze kandi ubitayeho cyane ku mibereho myiza yanyu mwese. Turashaka ko ihohoterwa rihagarara, turashaka ko amabuye y'agaciro n'ibindi bikorwa byose byo gucukura umutungo kamere byagirira akamaro abaturage banyu atari abandi, kugira ngo imibereho yanyu irusheho kuba myiza ku buryo bugaragara. Turi kumwe namwe mu isengesho no mu bikorwa, kandi tuzakoresha inzira zose dufite harimo n'ibihano mu kugerageza kugera ku bisubizo birimo ubutabera. Muzi neza ko akarengane atari hezo ridashobora guhinduka. lever at our disposal, including sanctioning, to try to achieve just ends. Injustice need not be forever. Ngira ngo murabyumvira neza cyane. Aya ni amagambo y'umudepite ukomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Chris Smith. Uyu mudepite akaba yari yatangiriwe n'ubundi n'uyu munyamakuru Hariyana Velas, ndetse no mu byagarutseho yaravuze ngo tugomba gufatira bamwe mu bayobozi ba Kagame ibihano, ndetse na Perezida Kagame ubwe. Iyi ni propaganda cyangwa ni intego ikomeye cyane yahawe uyu munyamakuru, abihawe na Perezida Tshisekedi, ndetse bakomeje kugenda bagaragara ko bagira ibihe byiza, bakomeje kugenda bishimana mu buryo bugiye butandukanye, dore ko banahuriye i Washington DC bagasuhuzanya rwose, bagahuza urugwiro, itama kurindi n'akabizu. N'ibintu abantu bose byabatunguye, byanatumye Ambasaderi Olivier Nduhungirehe avuga amagambo menshi, akavuga uburyo uyu munyamakuru banigeze guhura, nubwo bahuye kenshi, ariko ubwo ndavuga ubwo basinyaga amasezerano yasinywe muri Gicurasi 2025 hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo murabyibuka neza, ubwo Perezida Donald Trump ukunda cyane uyu munyamakuru yavugaga ko uyu munyamakuru ari mwiza cyane. Icyo gihe rero amwe mu video yafashwe igihe akakomeje kugenda asakazwa ku mbuga nkoranyambaga agaragaza uburyo Olivier Nduhungirehe ngo yasekaga n'ibindi bitandukanye. Ariko ikintu gihari gikomeje kugarukwaho ni Bibiliya cyangwa impano Chilombo yahaye uyu munyamakuru. Ni impano ya Bibiliya. Amakuru ahari aravuga ko ngo iyi Bibiliya ishobora kuba ari Bibiliya y'imimbano.
muyitegereje neza ni Bibiliya bafataga ukabona ntabwo iri kugwa, nako urabona Bibiliya cyangwa igitabo iyo gifashe impapuro uburyo ziba zisa nkaho zafunguka cyangwa zarambuka, uburyo nyine bayifata guirebye Bibiliya isa nkaho ari nka box, ntabwo ari Bibiliya, ishobora kuba itari Bibiliya, reka tureke kubyemeza ngo ishobora kuba ari Bibiliya. Ngo ubundi hari Bibiliya zitwa safe box zijya kumera kuriya, zikaba zikora nk'udusanduku dushobora guhishwamo amafaranga agera ku bihumbi 100 by'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo ni amafaranga arenga miliyoni 145 z'amafaranga y'u Rwanda ku ivunjisha ry'uyu munsi, bitewe n'agaciro n'ingano by'iyo Bibiliya. Abantu rero bakaba bari kuvuga bati twizere ko ibyo tubona cyangwa turi gukeka atari ibyo Bibiliya itaba atari safe box, bijyanye n'uburyo iteye. Ubutumwa bwavuye kuri Chilombo ndetse bukanoneho bwatumye uyu munyamakuru asara agasizura none akavuga ati u Rwanda ndarwihambiraho, ndarwizirikaho ku buryo bukomeye cyane. Ngo ni ukuvuga ngo hari amagana y'amamodels cyangwa y'amamodeli y'ibitabo n'amabibiliya by'imimbano nk'ibi bishobora guhishwamo icyo ushaka cyose, harimo amafaranga, harimo za zahabu n'ibindi bintu bitandukanye, nyine agakora nka safe box. Abantu rero bakaba bakomeje kugira amakenga bakimara kubona kiriya gitabo cyafashwe cyangwa uburyo kiriya gitabo cyafatwaga, nk'uko ndiko bibabwira uburyo bafataga iriya Bible, bakagira amakenga bavuga ati kiriya gitabo ko bisa nkaho kitafunguka cyangwa ko bafite ubwoba ko gishobora kuba cyafunguka hakamenyekana ibirimo, kubera iki bari kugifata kure, bakavuga ko hashobora kuba harimo ibanga rikomeye cyane. Abantu bati twizere ko ari Bibiliya nyayo yahawe uyu munyamakuru, mugenzi nyine w'abanyamakuru n'ubundi, kuko bari kubitangaza n'abanyamakuru bati uyu munyamakuru mugenzi wacu, niba atari byo ubwo iyi leta yaba igizwe n'abantu benshi badafite ubwenge, ngo niba bataratekereje ko abantu bashobora gusaka cyangwa gukurikirana bakabona ayo mabibiliya y'imimbano, nk'uko umwe mu basesenguzi bukuri nk'uko yise ngo fact checker Rodriguez Kasuva yabitangaje. Niyo havuze ibijyanye no gusesengura ibyiriya Bibiliya cyangwa iriya mpano Chilombo yahaye uriya munyamakuru. Iyi mpano Tshisekedi ubwo yashyirizaga uyu muntu yari yatumwe, bavuga ko ari impano Bibiliya yaturutse muri za Scandinavia, mu bihugu bya Scandinavia aho ngo muri za Buraya, igashimira uyu Hariana Velas ku bushake ndetse n'uburyo akomeje gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo kuba yarwanira amahoro, nk'uko abivuga, nk'uko Perezida Chilombo ahora arwanira amahoro. Uyu muntu akaba yarakoze urugendo rw'amasaha arenga 20 kugira ngo amushyikirize iyo Bibiliya, mu gihe uyu Hariana Velas akomeje gushyira imbaraga mu gushyigikira leta ya Kinshasa, aho abarizwa muri White House i Washington DC ku rwego nyine rwa Washington. Kandi koko nk'uko mubibona akaba akomeje kugaragaza uburyo ashyigikiye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akaba akomeje kugenda yinjira mu bayobozi, acengera mu bayobozi ba Washington, yaba abadepite, yaba abandi bayobozi bo ku nzego zitandukanye, yaba Perezida Trump unamukunda cyane nk'umunyamakuru yabonaga w'umunyamwuga avuganira Afurika, ariko yamaze guhinduka, basigaye avuganira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gusa, asigaye anagenda na microphone ya Tennessee. Ni ibintu bikomeye cyane bikomeje kugenda bigarukwaho kuri uyu munyamakuru Hariana Velas. Nagiraga ngo mwumve ibijyanye n'iyi mpano ikomeje kuvugisha abatari bake, ngo ishobora kuba ari safe box ibitswemo akayabo k'amafaranga cyangwa ibindi bintu by'agaciro, ndetse uburyo bayifataga bafite ubwoba ko ishobora kuba yafunguka nk'uko byagaragaye. Akaba yamuhaye rero buriya butumwa kado gift ya Chilombo. Ndabashimiye rero cyane inshuti bakunzi ba Pilot News TV, mukomeze mane nanjye muri abagaciro.